Umuntu utabibonye wenda wadunyuriramo byagenze bite? Iyi leta kuki wenda ahise bariyo wadusobanuraho muri make ni iki cyabaye iyi incident byagenze bite? hariya muri state ya Minnesota, aho byahereye mu kwezi gushize habaye ikibazo. Hari ibyo utanga umu right wing YouTuber wagiye hariya afata akavideo k'amashuri, amashuri y'abana bo mu nshuke. Ajya gufata akavideo agaragaza ko nyine ko leta yishyura amafaranga y'ishuri ku bana batoya kandi batiga. Abishyira kuri X. X uriya mugabo Elon Musk arabibona, ahita ahita abifowadinga cyangwa arabiripositinga. Biregwa na miliyoni hafi magana atatu. JD Vance, vice president, abishyiraho. Kristi Noem arabishyira, abana abayobozi bo mu rwego rwo hejuru. Umunsi ukurikiraho Trump ahita yohereza Immigration Enforcement Agency, ahita yohereza aba law enforcement ba ICE kumanukayo. Bahageze batangira gahunda yo gufunga abantu barega ko bakoze fraud, yo kwiba aya mafaranga avuga ko atangwa na leta gufasha abana ariko akajya mu mifuka y'abantu b'abanyasomali. Nibo baregwa muri iki kibazo. So mva ko uko baje basanze Minneapolis biteguye, abaturage babiteguye babamagana ahantu, noneho bagatangira sitarateji baje bazanye. Noneho aba Minneapolis, abaturage batuye bakamenye aho abo bano ba ICE bajya kurya amahoteli bajyamo, bakajya kubabuza amahoro muri izo za hoteli, bagatuza induru, bakagira gutya, amahoteli atangira kwanga kubakira. Sibyo? Baba frustrated, batangira kugira ikibazo gikomeye muri icyo gice. Ariko na gavana wabo asaba ko bariya bagabo bahava, kubera ko ikibazo baje gukemura kidahari. Ni ikibazo baje gukiriyetinga. Unarebye n'ikibazo kibungu gihari, bo barabarega ko ikibazo nibo bagiteje, ikibazo ntabwo cyari gihari. Ibi byatumye rero izi fraud zagize byatumye Trump afata icyemezo cyo guhagarika inkunga yahaga, inkunga cyangwa se amafaranga agenewe, kuko buri state ibigena amafaranga runaka aturutse kuri federal government. Izo nkunga, iyo mafaranga yahabwa ntabwo ari inkunga, ayo mafaranga yagenerwaga kino gice cya Amerika yahise ahagarara. Uno mujinya abaturage n'iki byose nibyo byatumye bigera kuri iki gikorwa. Ariko twinibukiranye ko Tim Walz ari we gavana wa Minnesota, mu bushize nkurikira ikiganiro cye yari yavuze ngo ko something terrible is most likely to happen. Yavuze ko ari ikintu kibi cyenda kuba, he just doesn't know what it is. Kibi kigiye kuba. Icyo yavugaga ni iki ngiki: bano bantu, uburakari bw'abaturage, uburakari bw'ahisi n'ubundi buzaviramo umuntu runaka guta ubuzima. Ni nako byagenze muri hanyuma uyu mugore we byagenze bite? kuki n'iki cyari cyabaye? barimo basaka, yarashwe, birimo bigenda bite? nkurikije video twabashe kuanalizinga, twabashe kureba, biragaragara ko ICE yaje iramuhagarika. Imfungwa yamuhagaritse. Imaze kumuhagarika, uyu mugore baza kumubwira gusohoka mu modoka, arabyanga. Ibi ntibisanzwe mu bazungu. Abazungu uramugaye ngo ahagarare, akanga, akabyanga, akikomereza. N'uyu mugore mva ko bavuga ko ari umudemokrate, ni ukuvuga nari mu babambasha ko ari mu b'abagore nabo bo bafasha, babwira ko ICE isohoka muri ako gace, batabashaka. Uyu mugore rero bamubwiye ngo ahagarare. Nkurikije video twabonye yafashwe n'umuntu wari uri hariya kuri scene. Ni uko uyu mugore bamubwiye ngo ahagarare, arabyanga. ICE iri imbere ye, aho kugira ngo ahagarare arayikata ngo asubire inyuma, cyangwa akate ngo agende. Agiye gukata, umu ICE atamurasa. Uyu mugore mu by'ukuri ntabwo iyi modoka ntabwo yigeze yegera uriya mu agent, ntabwo yigeze namuzana hafi. Uyu mugabo wigesha kuba yarashutinze out of fear, yaramurashe kubera ko yagize ubwoba bw'ubuzima bwe. Birashoboka. Kimwe nacyo biranashoboka ko yamurashe kubera ko yabonye ko nta tegeko ryari ryose rihari rishobora kumuhana.
kubera ko ni abantu babaye emboldened, uvuga ngo bahawe uburenganzira n'umuyobozi w'iki gihugu kandi bazi neza ko umuyobozi w'iki gihugu icyo bakora icyo ari cyo cyose azabashyigikira. Ni nako bimeze ubu ngubu. Mm. Okay. Hanyuma rero urakoze cyane kuri ibi bisobanuro kuko hari abantu benshi wenda babona ibintu kuri social media cyangwa se hari n'ababa batabibonye. Ah, kuba ubisobanuye nk'uku bakabyumva bakamenya context biba birimo. Inshuti bakunze ba Rwanda Broad, twongeye kubasuhuza tubaha ikaze mu biganiro byacu bivuga ku makuru y'abanyarwanda baba muri diaspora. Tumaze iminsi dukora amakuru ku bantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko ku makuru ari kuvugwa na cyane ko aba afite aho ahuriye n'abanyarwanda. Abanyarwanda bari muri Canada, mu mwaka ushize hari impanuka yabaye ku munyarwanda witwa Erikson Kabera, w'imyaka 43, yishwe n'umupolisi mu mujyi wa Hamilton. Inkuru yababaje abanyarwanda, ariko biragaragara ko inkuru nk'izi zikisubiramo. Kuri iyi nshuro si umunyarwanda, ni umunyamerika, yishwe na ICE mu mujyi wa Minneapolis, akaba ari muri leta ya Minnesota. Ese iyi nkuru byagenze bite? Ni biki tugomba kumenya nk'abanyarwanda, by'umwihariko abimukira tuba mu gihugu cy'abandi, igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Hari igihe kwitwara ku buryo bushobora kudushyira mu kaga, cyane cyane muri ibi bihe. Abantu bavuga ko ni ibihe biri muri crisis muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye na politike. Niyo mpamvu twatumiye umwe mu banyarwanda bakora itangazamakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abituganirizeho ku buryo burambuye. Paul Hakizimana, reka nguhe ikaze, ngushimira ko ubana natwe mu biganiro bitandukanye. Kuri uyu munsi reka nongere nguhe ikaze, wenda wibwira abantu abasanzwe batwumva cyangwa se abaje vuba muri iki kiganiro. Ndagushimiye Brian, munyamakuru Richard. Yego, nitwa Paul Hakizimana, nkaba ndi umunyamakuru ukora inkuru za politiki hano muri iki gihugu, munuye muri leta ya Utah, ni naho nkorera kano kazi. Politiki hano turayikurikirana cyane, ariko politiki ni ikintu kitugiraho ingaruka nk'abimukira abatuye muri iki gihugu. Ushobora kuvuga ngo bya politiki simbiyemo, ariko mu gihe icyo ari cyo cyose uba muri iki gihugu, politiki muri iki gihugu irakureba, iragukurikirana aho ugiye hose. So ni byiza ko twebwe twafashe umwanzuro wo kujya muri ubu ngubu kugira ngo dufashe tubikurikirana, tubisesengura, tubirebera hafi na hafi kugira ngo tubashe kugusobanurira izi nkuru zigiye imbere, tukagufasha no kuzisobanukirwa, ibyo wakwirinda, ibyo wakora, n'umusanzu watanga kugira ngo kino gihugu twese dutuyemo tugikire cyiza kandi cyiza kurenzaho kuri wowe n'abana banyu. Hanyuma reka tuvuge kuri iyi nkuru rero. Muri Minneapolis, umunyamerikakazi witwa Rene Nicole Good w'imyaka 37 yishwe n'umu agent wa ICE, akaba we bavuze ko yitwa Jonathan E. Ross, umaze imyaka irenga 10 akora akazi nk'aka. Hari naho bavuze ngo yahuye n'amakesi nk'aya agiye atandukanye. Ibi bintu bigenda bite? Ni ryari umupolisi cyangwa se umuntu ushinzwe ufite akazi ka leta ko kugenzura kajyanye n'umutekano ashobora kuvana imbunda mu mufuka akarasa umuntu? Biba byagenze bite? Sa n'udusobanurira ni iki abanyarwanda dukwiye kumenya ku buryo ibintu nk'ibi bishobora kuba gutya bitaba ku munyarwanda. Icyo tugomba kumenya nk'abanyamakuru bakorera muri iki gihugu n'abanyarwanda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari hano muri iki gihugu n'ahandi hose, ni uko ibihe iki gihugu cyo muri Amerika kirimo n'ibihe bidasanzwe. Si ibihe bisanzwe, si ibihe by'imyaka ya Joe Biden n'abandi perezida b'aba repubulika babayeho. Trump yaje ahindura ibintu. Amategeko watekerezaga ko akurengera wowe nk'umuturage, waba umuzungu waba umwirabura, umwimukira utari umwimukira, aya mategeko kugeza ubu ngubu ntabwo ameze nk'aho abantu wese ubu ngubu wese asigaye yibazaho, ese aya mategeko yandengeraga ejo bundi umwaka ushize, se niryo tegeko rikindengera ubu ngubu? Icyo navuga ni uko aya mategeko atagihari. Nk'urugero, nta mu mwaka ushize mu gihe cya Biden n'abandi baperezida bagiye babaho, ntabwo wigeze ubona umu ICE, umu officer cyangwa se umuntu ushinzwe umutekano ukora mu rwego rwa immigration ugenda yifutse mu maso. Ntabwo byabagaho, kubera ko ibyo kenshi iyo ni imyitwarire y'amabandi n'abantu bashaka kunyaga abandi nibo bitwara gutyo. Ariko
abayoboye bano bashinzwe umutekano mu by'ukuri babifuka mu maso ntushobora kumenya ninde ugufashe, yewe n'ibyangombwa byabo ntabwo bikwereka. Ubuyobozi bwa Trump bwavuga ko bano bantu barinda umutekano kandi kwiyerekana byashyira ubuzima bwabo mu kaga, ariko turamenye ko hari abaturage bo muri iki gihugu buri wese afite imbunda. In fact hari imbunda nyinshi kurusha umubare w'abaturage batuye muri iki gihugu bazifite. So bigatuma rero buri wese hano ahora ameze nk'aho ahora acunga ko areba inyuma ye, n'ibigari kugera n'abandi. So ibyo bikubwira ko bano ba Trump baravuga ko uyu muntu n'ibyabayeho byari bifite ishingiro, ni uko bavuga. ariko urundi ruce ukavuga ngo bino bintu ntabwo byari bifite ishingiro. So bigaruka kuri wowe icyo ukora aho uri n'ahantu wisanga, ugomba gukurikiza amategeko abivuga iburyo. Niba we yaguhagaritse ICE n'urwego rwose rw'umutekano rwaguhagaritse, hagarara, ufate amaboko yawe yashyire kuri vora y'imodoka yawe kugira ngo bitagaragara ko ufite imbunda iyo ari yose, kubera ko hari imbunda barazigenda mu modoka yawe, utagaragaza ko uri threatened. Kubera ko uyu mupolisi avuga ko uyu mugore yendaga kumugonga, yendaga kumukoresha kungisha imodoka yiwe, kandi mu buryo bugaragara ntabwo ari byo mu by'ukuri. Okay, urakoze cyane gukomeza kuri icyo kintu. Abantu benshi baza muri Amerika hari ibintu bitugonga byo kutamenya imico, kutamenya amategeko, kutamenya ingingo zikurengera, cyangwa se no kumenya utuntu duto nk'utwo dushobora kugushyira mu kaga. Ni koko niba umupolisi aguhagaritse ugomba kumenya ko afite intwaro, ashobora kukwica ako kanya, kandi afite ingingo zimurengera. Kuko nkuriya njye byanantangaje, nabonye ko muri Amerika ikintu cy'ubworoherane kiracyari kure cyane. Abantu barakara vuba, barakara ubusa, kandi akanya kari ko kose umuntu ashobora gukora ikintu gishobora gushyira ubuzima bwe mu kaga. Uyu mugore Goodrene yari afite abana 3, ubu aba bana basigara imfubyi, noneho na se wabo yari yarapfuye. Ni ibintu bibabaje cyane kubona ibintu nk'ibi biba, noneho umupolisi akaba yavuga ngo yaragiye kumugonga. Ubona n'ukuntu se n'uko bireba byari bimeze. Nuko wavuga, ugomba kumenya ko nyine icyo bita partisanship, ni ukuvuga impande zombi zo mu buryo n'iz'ibumoso mu myaka ishize zegeranaga. Ubu ngubu Trump yaje arazigabanya, azigira imwe arushyira hirya, undi arushyira hirya kure, n'aba extreme two views, sibyo? Ni ukuvuga umwe atuye nko muri bubble runaka, afite imitekerereze ye, n'uyu afite imitekerereze yiwe, buri wese atekereza uburyo butandukanye. Burya no kuri iyi nkuru urabibona neza. Ejo bimaze kuba, ejo najyanye n'abashuti banjye abandi banyakuru tujya downtown kujya gukora interview, kuko state dutuyemo ni n'aba Republicans, kandi bamaga nibo benshi, make America great again, abafana ba Trump nibo benshi hano. Twagiye downtown kujya gukora iyi nkuru, byadusaba abantu no kwitabira abantu on the streets, was more street reporting, tubabaze se iyi nkuru yabayeho byagenze gute. Bita bikwereka neza icyo bita ngo political divides iri muri Amerika. Uruhande rw'iburyo twabazaga yakubwira ko uyu mugore yari afite amakosa. Ni ukuvuga ngo bo bari kuvuga bakurikije ibyo perezida bari kuvuga, bakurikize izo amateleviziyo nka Fox News, duguye kuri Fox News wenda yonyine, sibyo? Cyangwa se America Today. Ayo mateleviziyo ashyigikira cyane cyane ibyo Trump byose yakora, n'urwego rumushyigikiye rwose. Bariya abantu isoko y'amakuru yabo niyo ngiyo. So icyo bavuga bari kuvuga ibyo bariya abantu, ibyo bumvise n'ibyo bariya abantu bavuze. Ukabaza abo ku ruhande rw'ibumoso, nabo bakakwereka ko iki cyari ikibazo gikomeye cyane, kandi uyu muntu mu by'ukuri yishwe, ntabwo byari accident. Ntabwo uyu mugabo uvuga ko yari yitabaraga, ntabwo yitabaraga hano, kuko uyu mugore mu by'ukuri n'imodoka nigeze anayimwegereza. So ibyo bikwereka ko mu buryo bw'imitekerereze bano bantu ntabwo bazigera bahurira.
kubera ko they all live in a different realities, batuye mu isi ebyiri zitandukanye. Ibyo bigaha Trump ubushobozi bwo kuguma hagati yabo noneho nk'umuhuza cyangwa se ubatanya kurushaho nuko navuga. Mm. Hanyuma ku munyarwanda, ku mwimukira cyangwa se ku muntu wumva uvuga ikinyarwanda, ni iki yagombye kwitwararika muri ibi bihe nk'ibi ngibi? Ni iki ibintu nk'ibi byakamuhayemo nk'isomo? Turi mu bihe bidasanzwe muri iki gihugu. Iyo ni ikintu umunyarwanda, umuntu wese uvuga ikinyarwanda agomba kumva. Turi mu bihe bidasanzwe muri iki gihugu. Umuntu wese yaba atagetse, umuntu wese bashobora kumugeraho byanze mu buryo bumwe cyangwa se bundi. Itegeko rimwe rikurengera, ku giti cyanjye ntekereza ko first of all no kumenya amategeko akurengera ni ayahe, bitewe n'aho ujya n'abo. Nabonye abanyamerika baba bayazi, aravuga ati itegeko nshinga ingingo yaryo ya kangahe Cyane imbwira rwose. ko nemerewe kuvuga mu ruhame igitekerezo cyanjye. Usanga babizi no mu mutwe, Cyane bitandukanye rwose, n'iby'iwacu. ijana ku ijana. So amategeko ni byiza amenya y'ibanze akurengera ni ayahe, sibyo? Icya kabiri, kurikiza amategeko. Niba umupolisi aguhagaritse, hagarara umusekere nk'uko ubikora mu Rwanda cyangwa mu bigo ibyo ari byo byose. Musekere, ntuwitware nk'umuzungu, cyangwa umuzungu ashobora kumureba agatoleretinga, ariko wowe ashobora kuba brutal. Yes. Hari impamvu nyamukuru ituma tugomba kumenya ko turi mu gihugu kitari cyacu. Twaje hano ida gushaka ubuzima cyangwa se kubaka imiryango yacu, kwiteza imbere no gukora ibikorwa bigiye bitandukanye. Amategeko y'igihugu arakureba, areba buri wese, sibyo? Ino tragedy yabaye, kino gikorwa cyabaye, umuntu agatira ubuzima, kino ni ikintu cyari kuba avoided. Cyari ikintu umuntu yari kwirinda mu by'ukuri, ntabwo cyakabaye cyagenze uko cyakabaye. Guhangana n'urwego rwose rw'ubutegetsi bikugiraho ingaruka. So kurikiza amategeko, kora ibyo bagusabye, ahasigaye nuhura n'ikibazo ndakubwira, menyana n'abantu babiri cyangwa batatu. Menyana wenda n'umunyamakuru, umuvandimwe runaka wa hafi, n'umunyamategeko runaka, cyangwa se urwego rw'amategeko rugufasha kuba rwaburana kesi yawe iyo ari yo yose. Hari ibigo bihari muri iki gihugu bigufasha mu buryo bw'amategeko ku buntu, birahari, babita ngo pro bono litigations cyangwa pro bono services, it's for free. Birahari kandi byagufasha mu kuburanira ikibazo cyose waba bakubaza wazagira. Bivuze ngo ibyo mu kiganiro gitani tubasha kubiganiraho, muri Utah twakubwira resources zihari uramutse uhuye n'ikibazo icyo ari cyo cyose, cya ICE, icyo ari cyo cyose wahura nacyo, hari urwego ruhari rwakurengera. Ni na mpamvu tuvuga kino gihugu uko bimeze kose, nubwo kiri mu bihe bidasanzwe, still amategeko aracyakurikizwa, kandi ntekereza ko ntabwo warenganwa gutyo ngo birangire. Hari urundi rwego ruhari rushobora kukurenganura. Urakoze cyane kuri iki kiganiro duhaye, ahubwo numva mfite amatsiko, wenda nzakubaza nitugira akanya mu biganiro by'ubutaha iby'iri tangazo nabonye by'ama embassy Trump ashaka gufunga. Nabonye hari abantu babivuga ku buryo butandukanye, aravuga ngo bagiye gushyiraho ngo abambari aribo bayobora ayo ma ambasade, ariko njye uko nabisomye nabonye avuga ko agiye kuvanaho ama ambasade amwe n'amwe, ibihugu nka 3 cyangwa 4 bikihuriza hamwe, wenda u Rwanda, u Burundi bikazajya bijya muri Kenya. Sinzi ko wenda uzabidusobanura mu biganiro by'ubutaha. kizaba ari ikiganiro cyiza cyane. Ngize ngo tuzareba icyo bita ngo American Trump n'ubutegetsi bwe bafite icyo nakwita agenda bita ngo yo kwi isolating, yo kuva muri iyi miryango. Ni strategy yabo bafite yo ku America first, nyine bita ngo isolationist yabo ku giti cyabo. Ngize ngo nanjye ni ibintu ndi gukurikirana cyane, ngize ngo utani tubiganiraho. Ngize ngo ikiganiro kiryoshye, turagusaba wowe muri ingenzi cyane, kandi bizagira ingaruka cyane ku mu rwego rwa buryo Amerika ikorana n'ibindi bihugu byo muri Afurika. Izo ni ikintu cy'ingenzi tuzacukumbura ubutani twongera kuganira. Urakoze cyane Paul Hakizimana ku kiganiro duhaye. Ndakwifuriza umunsi mwiza kandi wakoze kwigomwa. Ndagushimiye brother Richard, ugire umugoroba mwiza.